ageze ku musozi Moriya, Isaka yafashije se Aburahamu gutunganya ibisabwa nubwo ari we byari bigendereye. Ni umwanya w'ijambo ry'Imana kuri radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro. Nshuti muvandimwe ubuteze amatwi radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro, ndagusuhuje. Amahoro Imana bane nawe. Aya ni ya masaha yo gukurikirana ibyigisho by'aya mavuna turimo kuri radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro. Tugiye gukurikirana ikigisho gifite insanganyamatsiko ivuga ngo dore wa munsi twategereje nguyu uraje. Niyo mpamvu rero muri aka kanya nifuje ko nagusaba tukicisha bugufi tugasenga Imana. Data wa twese wumenyera iherezo mu itangiriro, izina ryawe niryubahwe. Ubu tugiye gukurikirana ikigisho kivuga ngo dore wa munsi twategereje nguyu uraje. Uwo munsi ni umunsi w'imperuka. Uzasanga ameze nte? Ese nzaba niteguye? Ese nzaba nanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Nsabwa iki ngo nandikwe mu gitabo cy'ubugingo? Ninde uzaboneka ahera hawe? Komeza ubidusobanurire, dufashe, tuyobore, duhire, udushoboze kuzaboneka mu bwami bwawe Data, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Dore wa munsi twategereje nguyu uraje. Mbibutse neza ko turi gukurikirana ibyigisho bifite insanganyamatsiko y'ibyumweru bibiri ivuga ngo tubwire ibyo bizaba ryari. Mu gihe tubona ibyahanuwe birushaho gusohora nkuko tubibona muri Luka igice cya 21 umurongo wa 11 wa 25 kugeza wa 28, mu gihe tubona umubabaro uhindukiye amahanga igisa n'igaburo rya buri munsi bikayaviramo kurakara gukomeye nkuko ejo twabibonye mu byahishe igice cya 11 ku murongo wa 18, mu gihe tubona ishyano risimburwa n'irindi shyano, inkuru mbi gakurikirwa n'iyindi mbi, ubudatanga gahenge nkuko Uwiteka yabyeretse Ezekiyeli mu gice cya 7 ku murongo wa 25 kugeza ku 27, mu gihe ibirushya bitwisukiranyaho byiyungikanye ubutitsa nkuko byanditswe ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, nkuko byanditswe mu rwandiko rwa 2 rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 1. Mu gihe tubona ibi bihe tukaba twaramaze kubyinjiramo kandi bikaba biri kurushaho kugenda bisohora, bigasohoza ibyerekanwe ko igihe ari kigufi bitagitinze ngo ubwiru bw'Imana busohore, nkuko twamaze kubibona mu byahishuwe igice cya 10 ku murongo wa 5 kugeza ku wa 7, nibwo tubona ukuzura kw'ibyiringiro byacu twategereje igihe kirekire bisohora, nkuko byanditswe ngo dore wa munsi twategereje nguyu uraje. Ezekiyeli igice cya 7 umurongo wa 10. Ndetse niyo dusomye urwandiko Pawulo yandikiye Tito igice cya 2 umurongo wa 13, tuhasanga aya magambo avuga ngo dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza, watwitangiriye kugira ngo ducungure mu bugome bwose kandi yuhagirira abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite bugira ishyaka ry'imirimo myiza. Niba rero dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka kwa Yesu Kristo umwami wacu, dukwiriye kurangwa n'imirimo myiza, dukora neza, dukorerana neza, dukorera abana b'Imana neza, dukorera n'abandi bose neza, kuko iyo neza izadohora umutima wa kamere utere kwihana kuticuzwa hakurikijwe ibyiza batubonanye, nkuko byanditswe mu byakozwe n'intumwa igice cya 2, hakurikijwe ibyiza babonanaga intumwa byatumye umwami Imana abongerera abakizwa. Ibyo byiza biraboneka ku murongo wa 44, ibyakozwe n'intumwa igice cya 2 ku murongo wa 44 ngo abizeye bose babaga hamwe bagasangira ibyabo byose. Iki kintu sinzi niba ucyumva neza, bagasangira ibyabo byose. Ubugugu ntabwo bwabagaho, ntabwo ari kimwe nuko abahinzi bari gusarura imisaruro yabo mu mirima bakagurishiriza iyo ntumenye ko uwo muntu yigeze ahinga, umuheruka ahinga ariko ntushobora kumubona asarura, ntushobora no kumubona yinjije umusaruro mu rugo ngo nibura ashobora no kwibuka abashonje, abababaye, abari hanyuma ye cyane ngo ashobore kubafasha kandi gufasha ubene umuntu nk'uwo ni ukuguriza Uwiteka. Ibi bintu tubyumve neza, bagasangira ibyabo. Umurongo wa 45, ubutunzi bwabo n'ibintu byabo barabigurishaga bakabigabanya bose nk'uko umuntu wese akennye, kandi iminsi yose bakomezaga kujya mu rusengero n'umutima uhuye n'iwabo bakamanyagura umutsima bakarya bishimye. Nshuti ubyumve neza,
bafite imitima itishama, bahimbaza Imana, bashimwa n'abantu bose. Ntabwo nzi ukuntu aho utuye niba uri gushimwa n'abantu bose. Ese ubundi kuki imiterere yawe idatabara abagukeneye ubufasha? Iyo miterere ya gikristo rero imeze itya niyo umwami Imana yashimye ko Dr. Luka byandika ati kandi uko bukeye umwami Imana ikabongerera abakizwa baturukaga muri uyu murongo. Uyu munsi rero uzaba ari umunsi w'amarira n'imiborogo nk'uko tumaze kubibona ngo dore wa munsi twategereje ngo uyuraje. Nshuti mukundwa, uyu munsi uzaba ari umunsi w'amarira n'umuborogo kuri bamwe, ku bandi uzaba ari umunsi w'ibyishimo bitagira impinduka no guhanagurwa amarira baririye igihe kirekire muri iyi si. Hari amarira urizwa n'umugabo wawe uhora gutoteza ukicuza icyatumye mushakana, ariko ntukabyicuze kuko gushakana kwawe nawe ntikwabaye impanuka, wararambagije nawe ararambagiza. Aya marira akomotse ku cyaha wicuza, urarurira wibaza uti kuki nahemutse? Ntabwo numva neza uburyo uri kumva ububabare, uri kubyumva neza. Kuki nahemutse? Kuki nakoze ntya? Ese ubundi azongera mbabarire? Azongera ngirira icyizere? Ni kuki nakoze ntyibi bikaba byaramaze kungiriraho izi ngaruka mbi? Ayo marira agutera kwihana kuticuzwa, Imana izayahanagura. Amarira yo kubura bacu, igihe uwawe wakundaga sinziriye ukarira ugahangayika, Imana izahanagura amarira yose ku maso yacu. Shuti, bamwe bazahanagurwa amarira ku maso ariko abandi bo bazarira bisozanye no kujya muri gihonomo. Ni umunsi w'umunezero wo kwibanira n'uwo bizeye batari barabonye amaso ku maso. Ibyanditswe biravuga ngo dore wa munsi twategereje nguyu uraje. Uzaba ari umunsi wo kwishimira ko intambara ikomeye irangiye, aho tutazongera kurwana intambara yo kumenyekanisha ukuri, aho tutazongera kurwana intambara yo kwihana, aho tutazongera kurwana intambara yo gukiranuka no gukenera guhagarara neza mu byo twizera kandi birwanywa. Ni umunsi wo kunezerererwa intsinzi yacu iheruka. Ni umunsi tutazongera guhangayikishwa nuko twacumuye ngo tunanirwe kugaruka mu butungane twahozemo, cyangwa ngo tubure uko tubigenza. N'igihe duhamagariwe gukiranuka no gusaba imbabazi ngo tubure uko tubigenza, hari igihe uhamagarirwa gukiranuka ukabura uko wabigenza bikakunanira, ariko Imana yacu ishimwe kuko itabura uko igenza. Iyo ntinanirwa, niyo iduha gukiranuka. Reka tube mu biganza byayo. Ni umunsi tutazongera kubabara no kurizwa no gupfusha. Ni umunsi tuzagarurirwa abacu bapfuye kuko ibyanditswe bitubwira neza ko ibituro biziyasa, hamwe no kubura abacu kuko urupfu ruzaba rumizwe no kunesha. Ni umunsi w'umuzuko w'abera uko tubisoma mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 15 ku murongo wa 51 handitswe ngo dore mbamenera ibanga ntituzasinzira twese, ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato, ndetse mu kanya gato nk'ako guhumbya, ubwo impanda y'imperuka izavuga. Impanda izavuga koko, abapfuye bazurwa ubutazongera kubora, natwe duhindurwe, kuko uyu mubiri uba ukwiriye kuzambikwa kutabora kandi uyu mubiri upfa ukwiriye kuzambikwa kudapfa. Ariko uyobora numara kwambikwa kutabora n'uyupfa ukambikwa kudapfa, nibwo hazasohora rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe no kunesha. Uyu ni umunsi wo kunesha kwa Kristo, anesha urupfu burundu. Ni umunsi wo kunesha abakiranutsi banesha urupfu burundu, uburyo rutazongera kubabika mu bituro byabo. Ndetse no mu rwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 4 ku murongo wa 16 kugeza ku wa 17 hatumenyesha neza iby'uwo munsi ngo kuko umwami ubwo azaza amanutse ava mu ijuru arangura ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe bazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Ni umunsi w'agatangaza rero. Uyu munsi ni umunsi w'ibyishimo ku bakiranutsi, nuko mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Ni umunsi tuzahanagurwa amarira yose twaririye muri iyi si, uko tubisoma mu Byahishuwe igice cya 21 umurongo wa 4. Nshuti mukundwa, uzaba uri mu ruhe ruhande koko? Bisuzume neza witonze. Fata akanya ubike umutwe utekereze, wibaze. Fata akanya ubitekerezeho. Uzaba uri mu ruhande rw'abarimbuka? Uzaba uri mu ruhande rw'abanezerewe? Uzaba uri mu ruhande rw'abatwikwa? Uzaba uri mu ruhande rw'abazamuka gusanganira umwami mu kirere? Muri icyo gihe ababuriye umwanya amasengesho noneho bazawubona, ariko bizaba byarangiye. Bamwe bazaba baramenyerejwe gusenga umuremyi wabo, abandi bazaba baratojwe kuramya ibiremwa.
nk'uko izo mpande zombi zizaba zihari, bamwe bazaba bafite ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga, abandi bafite ikimenyetso cy'inyamaswa mu ruhanga no mu kiganza cy'iburyo. Bamwe bazatakira imisozi n'ibirwa ngo bibagweho, mu gihe abera bisumba byose bo ubwabo bazaba bavuga bati ngiye Imana twategereje ituzaniye agakiza. Azaba ari amatsinda abiri. Iri tsinda rizatakira imisozi n'ibirwa ngo bibagweho ryumve neza mu Byahishuwe igice cya 6 umurongo wa 15 kugeza ku wa 17 handitswe ngo abami bo mu isi n'abatware bakomeye n'abatware b'ingabo n'abatunzi n'abo bubasha n'imbata zose n'ab'umudendezo bose bihisha mu mavumo no mu bitare byo ku misozi, babwira imisozi n'ibitare bati nimutugweho, muduhisha amaso yicaye kuri iriya ntebe n'umujinya w'umwana w'intama, kuko umunsi ukomeye w'umujinya wabo usohoye, kandi ninde ubasha guhagarara adatsinzwe. Mu gihe bamwe uzaba ari umunsi w'umunezero, abandi uzaba ari umunsi w'amarira n'agahinda. Bazabwira imisozi ataruka imisozi irahayo, ibyanditswe biravuga ngo imisozi izakurwa hayo, ishingurwe, itabwe mu nyanja. Reba uwo musozi uri kwirukanka umuntu ari kutakira ati nibura nyitureho, kuko by'ubwabyo urabumpishe, ndapfa ndicwa, ndaba mpishwe amaso yiriya Mana yicaye kuri kiriya gicu, uwo nahoze mpakana, uwo ntaboneye ibihe byo gusenga, noneho doraraje. Ababuriye umwanya ibihe by'amasengesho, ababuriye umwanya ijambo ry'Imana bazaba bawubonye. Ese kuri uyu munsi risengesho rizasubizwa? Igisubizo ni oya, oya, oya rwose. Ibyanditswe mu Byahishuwe igice cya 9 ku murongo wa 6 biranditswe ngo bazashaka urupfu ntibazarubona na hato, bazifuza gupfa ariko urupfu ruzabahunga. Sinzi niba ibi bintu byumvise neza. Ubaye utazi amateka y'urugendo rw'ahahise ntushobora kumenya n'ahazaza. Iri ni ijwi ry'impuruza ku isi yo mu minsi y'imperuka, rirarikira buri wese kumenya agace k'ibyabaye, ibiriho n'ibigiye kubaho vuba, kugira ngo tunoze imyiteguro yo gutaha iwacu mu ijuru, kuko iwacu si ino, iwacu ntabwo ari ino. Ku bagenzi twese turi gukora urugendo rwerekeza iwacu mu ijuru. Ibyo mvuga ni ibyanditswe mu Bafilipi igice cya 3 umurongo wa 20, handitswe ngo naho twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava, ari we mwami Yesu Kristo, uzahindura uyu mubiri wo gucishwa bugufi kwacu akawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe, kuko afite imbaraga zo kumubashisha kwigandurira byose. Kubw'ibyo rero, niba ari uko bimeze, nagusaba kugira ngo wifatanye natwe, twifatanye dukabuza urugendo, kuko iwacu sino, turi abashyitsi, turi abasuhuke n'abimukira. Iwacu si mwisi, iwacu sino, kuko n'ubwami turwanira n'ubwami bw'umwuka. Intwaro ni iz'umwuka, n'ukwihangana, n'ukwizera, n'uguhamya, n'uguhagarara mu kuri, n'urukundo, n'ibyishimo, n'amahoro, n'ubugwaneza, n'ukugwa neza. Ngizi intwaro n'amasengesho, n'ukuri, n'ijambo ry'Imana. Ngizi intwaro turwanisha umwanzi Satani. Muvandimwe nshuti nkunda rero, ndagusaba kugira ngo wishyire mu bugenzuzi bw'Imana, wishyire mu biganza byayo, uyiyegurire, kuko byanditswe ngo abishyira mu bugenzuzi bw'Imana kugira ngo bayoborwe kandi batwarwe nayo, bazasobanukirwa n'uruhererekane rw'ibimenyetso bifite gahunda ihoraho yateganijwe ikanategeka uko bizakurikirana. Ibi byanditswe mu bihamya by'itorero igitabo cya 7 ku rupapuro rwa 14. Turi hafi kugera ku musozi w'ibihe birushya, turi ku nkengero. Ibyaremwe byose biravuza impanda iheruka, biburira umugeni wa Kristo ngo yitegure biruseho. Kaba ari akaga kwica amatwi kuri uyu muburo. Umva uko byahanuwe n'umuhanuzi Yoweli. Fata Bibiliya dusome Yoweli igice cya 2 umurongo wa 1 n'uwa 2. Handitswe ngo nimuvugirize impanda Siyoni, muvugirize induru ku musozi wanjye wera, abatuye mu gihugu bose bahinda umushyitsi, kuko umunsi w'Uwiteka uje, ugeze hafi, umunsi w'umwijima wicura burindi, umunsi w'ibicu bya rukokoma n'ibihu. Uyu munsi uzaba ari umunsi udasanzwe. Yoweli igice cya 2 umurongo wa 1 kugeza ku wa 2. Ni inshingano yacu yibanze kumenya ibihe turimo, ibyatambutse n'ibizaza, kugira ngo bidufashe kwitegura. Mu gitabo ibizaba mu minsi y'imperuka ku rupapuro rwa 18 aratubwira ngo benshi ni abadasobanukiwe n'ubuhanuzi bigendanye n'ibihe turimo, kandi bagomba gusobanukirwa neza. Inshingano y'abayobozi ndetse ikaba n'iy'abizera niyo kuvuza impanda mu buryo busobanutse.
mureke tuvuze impanda mu buryo busobanutse. Aya magambo ushobora no kuyasanga mu gitabo cy'ivugabutumwa cy'icyongereza ku rupapuro rw'194 n'195. Inshingano yacu ikomeye ni ukurangurura tukavuza impanda iheruka. Ni ukuri isi irashaje, umwuka duhumeka warahumanye, ibidukikije byamaze kononekara kandi biri gushira vuba. Amashyamba kimeza aragenda ashiraho buhoro buhoro. Abahanga batubwira ko ishyamba kimeza ryari kuri purusa 14 z'ubutaka bw'isi, ariko muri iki gihe baratubwira ngo hasigaye purusa 6 gusa. Ariyo ngaruka yo kugwa kw'imvura mu duce tumwe na tumwe tw'isi, cyangwa se kugwa kw'imvura nyinshi bigakurura imyuzure n'ibindi bibazo by'uburyo butandukanye. Iki cyegeranyo cyatangajwe mu mwaka w'2000. Nyuma y'uwo mwaka hakurikiyeho iki, kandi bavuga ko niba ari nta gikozwe kugira ngo ayo mashyamba kimeza arengerwe, mu myaka 40 iri imbere azaba amaze gushiraho burundu. Ingaruka zizaba izihe? Kandi n'ibindi bimera biba ku isi biragenda bishiraho buhoro buhoro. Urugero twavuga nk'isogi, isogo, inkarishya n'ibindi bimera biragenda bicika ku isi, ariko ubu ntibikiboneka bimwe na bimwe. Kandi bivugwa yuko mu gihe cy'imyaka 25 hafi ya 1/2 cy'iby'Imana yaremye bizaba bimaze gucika niba gutsemba amashyamba bidahagaritswe. Urabyumva ute? Dore wa munsi nguyu uraje, iherezo rya byose riraje. Iki gihe turimo gihangayikishije abizera Imana n'abatayizera, gihangayikishije abasenga n'abadasenga. Twegereye iherezo ry'isi. Ni igihe cyavuzweho byinshi n'abahanuzi berekana uko bizakurikirana akantu ku kandi, akaga kaba kukwica amatwi no guhumiriza amaso ngo tutabibona. Ibyo bavuze byarasohoye, ibindi biri gusohora tubireba, ibisigaye bizasohora uko byavuzwe, kuko byanditswe mu gitabo cya Habakuki umuhanuzi mu gice cya 2 umurongo wa 2 n'uwa 3 ngo, maze Uwiteka aransubiza ati, andika ibyerekanwa bigaragaze ku mbaho kugira ngo ubisomya byihutire, kuko ibyerekanwa bifite igihe byategekewe, ntibizatinda kukigeraho kandi ntibizabeshya, naho byatinda ubitegereze kuko kuza ko bizaza ntibizahera. Umuntu arahimbaza umurimo w'intoki ze, akarimburana imbaraga umurimo w'intoki z'umuremyi wa byose. Abashakashatsi batizera Imana bo muri leta ya California bahamije ko isi yacu iri kumanga igiye gutembagara. Ibitanga ingufu z'amashanyarazi biragenda bishiraho, amasambu yabaye ingume, ubutunzi kamere bwo mu butaka Imana yaduhaye burarushaho gushira. Kera bayoraga izahabu ku butaka ku isi, uyu munsi wa none birasaba gucukura tukimba tukajya kure cyane. Uko twicuma imbere ibintu birarushaho kuba bibi aho kubonerwa umuti urambye. Mu gitabo cy'urwandiko rwa Gatatu nawe yanditse ku rupapuro rwa 315 yaranditse ngo, mu nkonge z'imiriro, mu myuzure, mu mitingito, mu gushega kw'imiraba, mu byago byisukiranya ku nyanja no ku butaka, nimo umuburo utangirwa ko Uwiteka atazaruhanya n'abantu iteka ryose. Ibiri kwaduka ubu bifatanya n'irangira ry'imbabazi. Mu bimenyetso byinshi Yesu yavuze harimo imitingito. Abivuga ati, ishyanga rizatera irindi shyanga n'ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe. Ayo magambo yakubiye hamwe muri bya bindi intumwa zamubajije ziti, n'ibimenyetso byo kuza kwawe. Abivuga muri Matayo 24 umurongo wa 7. Ibi byanditswe mu gitabo cyitwa Ibizaba mu minsi y'imperuka ku rupapuro rwa 27, igitabo cy'igifaransa cyasohotse mu mwaka wa 2004 cyitwa Evenement des derniers jours. Haranditswe ngo, noneho igihe kirageze ubwo mu kanya gato isi ishobora kudushiriraho mu buryo butunguranye. Imitingito y'isi zaduka mu buryo butari bwitezwe cyane. Aya magambo ushobora no kuyasanga mu gitabo cy'ibihamya ku bagabura cy'icyongereza ku rupapuro rwa 421. Nashobora kugufasha cyangwa twashobora kunganirana muri raporo y'abahanga mu by'ubumenyi bw'isi. Bavuze ko imitingito yiyongereye cyane muri ubu buryo bukurikira. Mu mwaka w'100 nyuma y'ivuka rya Kristo kugeza mu mwaka w'1800 habaye imitingito 21. Iyi niyo mitingito mike yabaye ku isi. Mu gihe mu mwaka w'1800 kugeza mu 1850 habaye imitingito 18. Naho mu mwaka w'1800 kugeza mu 1850 imitingito isa n'igabanutsemo gake, ariko nayo ntiyaba mike, haba imitingito 13 mu myaka mike ingana kuriya. Mu mwaka w'1950 kugeza mu 1970 mu myaka 20 gusa habaye imitingito 100. Mu 1990 kugeza mu 1999 mu myaka
9 gusa habaye imitingito 992. Abahanga bakomeza batubwira ko mu mwaka w'1990 kugeza mu mwaka w'2000 habaye imitingito 22,556. Sinzi kubyumva neza. Abahanga bakomeza batubwira ko mu mwaka w'2000 kugeza mu mwaka w'2003 habaye imitingito 31,395. None ubu imitingito igezweho ni iyihe? Dore ko iriya raporo yagarukiye mu mwaka w'2003. Kuva 2004 kugeza uyu mwaka wa none duhagazemo hamaze kubaho imitingito ingahe? Mu bimenyetso by'imperuka rero yose yavuzemo n'inzara. Dusoma muri Matayo igice cya 24 umurongo wa 7. Nk'uko twamaze kubisoma, handitswe mu buryo burambuye kandi mu buryo bukomeye ko hazabaho inzara hamwe na hamwe ku isi, kandi hakabaho n'ibishyitsi hamwe na hamwe ku isi. Ibyo nawe urabisoma. Dukurikije raporo y'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibibazo by'inzara ku isi, rivuga ko buri segonda hapfa umuntu umwe kuri uyu mubumbe w'isi azize inzara, kandi abapfa 70% ni abana bari munsi y'imyaka 5. Indi raporo yasohotse nyuma ivuga ko miliyoni 57 zipfa ku mwaka, 156 bagapfa ku munsi bazize inzara. Kuva ku wa 13 kugeza ku wa 17 Ugushyingo mu 1996 inama yayigaga ku kibazo cy'ibiribwa ku isi yateraniye i Roma. Ibihugu 185 byohereje intumwa zibihagarariye muri iyo nama. Bafashe umwanzuro w'uko kugeza mu mwaka wa 2015 nta nzara izaba ikirangwa ku isi. None se niko byagenze? Ariko kuva icyo gihe ibibazo by'inzara byarushijeho kwiyongera hirya no hino ku isi. Kubera iki? Niko byahanuwe. Aya magambo nubwo nayavuzeho ndongera nyagarukeho, byanditswe muri Luka igice cya 1 ku murongo wa 37 ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Niba rero Yesu yaravuze ngo hazabaho inzara hamwe na hamwe ku isi, bivuze ngo nta rwego na rumwe ku isi rwashobora kuyikumira, kuko rizakumirwa mu gihugu kimwe ariko mu kindi izabaho. Izakumirwa mu gihugu kimwe, mu kandi gace k'icyo gihugu inzara ibeho. Izakumirwa mu baturage, kandi abaturage bafata ibyemezo byo kuyirwanya, ariko hazaboneka umuturage w'umunebwe cyangwa se umuturage utifatanije n'abandi uzasohoza ibyahanuwe. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibiribwa n'ubuhinzi FAO ryatanze ikigereranyo cy'uko byibuze abantu bagera kuri miliyoni 820 bahura n'ikibazo cy'inzara n'icy'imirire mibi. Byumve neza nshuti mukundwa, ibi ntabwo bivugwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye gusa, ahubwo ni ibyahanuwe, kuko byari byarahanuwe birandikwa. Ibyanditswe mu gitabo ibizaba mu minsi y'imperuka ku rupapuro rwa 27 n'urwa 28 haranditswe ngo inzara izaba nyinshi hirya no hino ku isi. Ibyorezo bizahitana ubuzima bw'abantu benshi. Ibyorezo cyangwa se indwara z'ibyorezo zizahitana ubuzima bw'abantu benshi. Tugoswe n'akaga gakomotse ku mbaraga zituzengurutse z'imirimo ya Satani itagaragara. Nyamara imbaraga y'uburinzi bw'Imana n'ubu ngubu iracyakora. Imbaraga y'uburinzi bw'Imana iracyakora, kandi Imana ishimwe. Nshuti mukundwa, ibi uzabisoma neza ngo mu isi yacu hagiye kubaho ihinduka rikomeye, kandi ibimenyetso by'imperuka bizisukiranya cyangwa se bizisukiranya byihuta. Aya magambo nayo urayasanga mu gitabo cyitwa Ibihamya by'itorero cya 9 ku rupapuro rwa 11 cy'icyongereza. Iki gifaransa ni igitabo cya 3 ku rupapuro rwa 395. Muvandimwe nshuti nkunda, Bibiliya ivuga ko mu minsi ya nyuma imiborogo y'abakene izateza amakimbirane hagati y'abigwizaho ubukungu bwabo bwite n'abakora imirimo yoroheje. Aya magambo urayabona muri Yakobo igice cya 5 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4. Ikimana hereye umuntu ubutunzi ni ukugira ngo bashobore gutabara abahangayitse. Yabuguhereye kugira ngo ushobore kumutegurira umushinga umubeshaho. Yabuguhereye kugira ngo ushobore kumufasha. Yabuguhereye kugira ngo ushobore kuba amaboko y'utishoboye, ube amaso y'impumyi, ube amaguru y'ufite ubumuga bwo kutagenda. Nshuti mukundwa, byandikiwe kuduhugura kugira ngo dushobore gusobanukirwa neza n'iki Imana yavuze. Ibyanditswe mu gitabo cy'Imigani igice cya 19 ku murongo wa 17 biravuga ngo ubabariye umukene abagurije Uwiteka, nawe uwo Uwiteka nyine, nawe iyo Mana umuremyi ifite ubutunzi mu biganza byayo, nawe azamwishyura ineza ye. Ineza yawe uzayishyurwa. Kunyunyuzwa k'ubukungu bizahindura abadafite Imana nk'intwaro zuzuye amasasu, maze igihe kizakome imbarutso. Inzara niyo nyirabayazana w'intambara zirotwa ku isi. Ubukene bukabije no gutotezwa bituma abantu baba abarakare, bakaba ibyihebe.
mu gihe cy'abavoduwa bari barafashe ingamba zihanitse kuri iki kibazo cy'inzara, natwe tugomba tugafata ingamba zikomeye. Buri mukristo wese akaba yaramaze gufata izi ngamba, buri mwana w'Imana wese agafata izi ngamba. Byanditswe mu gitabo Intambara Ikomeye cyasohotse mu mwaka wa 2007 ku rupapuro rwa 54 ngo hakenewe ingamba zihamye kuri iyi ngingo. Ijambo ry'Imana riradusaba izi ngamba, hakenewe ingamba zihamye nk'uko ijambo ry'Imana ribidusaba muri cya gitabo Intambara Ikomeye cyasohotse mu mwaka wa 2007 ku rupapuro rwa 54 handitswe ngo buri karima kose bashoboraga kubona muri iyo misozi kitabwagaho bakagahinga, ibibaya n'akanya kose k'ubutaka gasa naho katakwera karahingwaga kugira ngo kabyazwe umusaruro. Ibi ni ingamba zari zarafashwe kandi natwe dusabwa gufata nk'abana b'Imana dukorera urugendo muri iyi si twitegura kujya mu rurembo rwo mu ijuru. Byanditswe kandi ngo muri iki gihe duhagazemo nibwo dukeneye kwitegura kugaruka k'umwami Yesu. Byanditswe mu rwandiko Ellen White yanditse yise ibaruwa ya 308 rwasohotse mu 1907. Isaha duhagazemo irahura neza n'umugoroba w'isi. Nk'uko tubisoma muri Yesaya igice cya 60 umurongo wa 2, turahamagarirwa gukanguka. Yesu kandi yabivuze neza muri Yohana igice cya 9 umurongo wa 4 kugeza ku wa 5, aduhamagarira kugenda hakiri ku manywa kugira ngo batatwiriraho. Ndetse na Yohana igice cya 12 umurongo wa 35. Erega Yesu ni umucyo w'isi, bugiye kwira. Umenyera iherezo mu itangirira akaba z'uruhererekane rw'ibizaba kandi bikaba kuri uyu mubumbe, aravuga aya magambo ati: nuko ibyo nibitangira kubaho muzararame mwubura imitwe yanyu kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora. Ayo magambo urayasanga muri Luka igice cya 21 umurongo wa 28. Ubu twegereje ingabano z'isi ihoraho. Igitondo gihoro kitazakurikirwa n'umugoroba kigiye gutangira. Hakenewe umwiteguro uhamye uzadushoboza guhangana n'isaha y'urubanza rwo mu ijuru, isaha ikomeye iheruka amateka maremare y'ibihe bikomereye ubwoko bw'Imana buzanyuramo. Aka ni akanya ko kugira ngo twunge ubumwe nk'itorero ry'Imana, twegerane, dufatanirize hamwe kurangururira n'amajwi yacu, turangurure n'ijwi rirenga tuburira abatuye isi, binyuriye mu gutanga ibitabo, binyuriye mu gutanga icya 10 n'amaturo, binyuriye mu kubwiriza urugo ku rundi, binyuriye mu gukora umurimo w'ivugabutumwa ry'ahantu umuntu akorera kandi yirirwa, binyuriye mu gutanga ibi butumwa ku nyandiko ku makopi mato mato, binyuriye mu mibereho ya Gikristo ihindutse kuko ari ikibwirizwa kitagishwa impaka, binyuriye mu gutegura imishinga tuyitegurira bamwe mu badukeneye ubufasha kugira ngo nabo ubwabo bashobore kwizamura, binyuriye mu mibereho ikijijwe ndetse no gufasha abandi muri serivisi nziza, binyuriye mu kiganiro cyihariye cy'ubutumwa bw'umuntu ku giti cye, binyuriye mu gutegura amafunguro meza arwanya indwara, binyuriye mu burezi, mu bigo by'uburezi, mu bigo by'ibitaro, mu bigo by'ubuvuzi, binyuriye muri abo baganga bakijwe kandi buzuye mwuka wera barimwe amahame y'iyobokamana, abo barimu barimwe amahame y'iyobokamana bahagaze neza mu by'ukuri, abo bakozi mu nzego zose buri wese aho akorera agahagarara neza mu by'Imana imusaba. Umwami wacu Yesu aravuga aya magambo ati: uhamye ibyo aravuga ati ye ndaza vuba. Natwe tugomba kurangururira rimwe tuti amena, ngwino mwami Yesu. Inshuti mukundwa, nyemerera wumve neza ko uyu munsi twategereje uraje. Ubwuje reba neza imibereho yawe ko yahindutse, reba neza ko ufite ibihe bihagije byo gusenga no kuramya kugira ngo witoze wimenyereze uko abera bo mu ijuru bamera. Reba neza ko amahame mvajuru ari muri wowe, reba neza ko ikimenyetso cy'Imana wamaze kucyakira, cyangwa ukaba uri kwitegura kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa kandi nkurarikira kutitegura kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa kuko abacyakiriyeho nibo bazarimbuka buheriheri. Reba neza, genzura neza urugendo rwawe, suzuma neza ibyo kwizera kwawe, pima neza ibyo umwuka ufite, reba neza ko ubaniye neza mwuka wera, udatera agahinda mwuka wera, reba neza ko ubaniye Kristo Yesu umwami wawe mu buryo bwiza cyane. Reba neza, suzuma neza iby'urugendo rwawe, reba neza ko bagukikije bamaze kumenya itangiro ry'urugendo rwawe kuko wa munsi nguyu uratwegereye. Ntabwo ndavuga itariki uzaberaho kuko ntayizi kandi sinayishuriwe, ntabwo ndavuga icyumweru n'ukwezi n'umwaka bizaberamo, ibyo si ibyanjye, ntabwo biri mu nshingano zanjye. Ndavuga nti itegure, baho imibereho ya Gikristo, baho imibereho yuzuye mwuka wera, baho imibereho iryoheye abandi
baho ubuzima buhamya icyo wamenye. Abakubonye boye kukubonamo imyuka iyobya, abakubonye boye kukubonamo ubujiji no kutizera, abakubonye bakubonemo Kristo koko. Nshuti mukundwa, ibyanditswe mu Byahishuwe igice cya 22 umurongo wa 20 kugeza wa 21, nkuko nari maze kubigusomera, uhamye ibyo aravuga ati ye ndaza vuba. Natwe reka turangururire rimwe tuti amen. Ngwino mwami Yesu. Muvandimwe, ubuntu bwo mwami Yesu bubane namwe mwese, bubane n'umutima wawe mu izina rya Yesu, amen. Bageze ku musozi Moriya, Isaka yafashije ise Aburahamu gutunganya ibisabwa nubwo ari we byari bigendereye. Uwo wari umwanya w'ijambo ry'Imana kuri radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro.